Ngaho reka dukomeze na episode yacu ya 5, aho inkuru yacu y'urukundo iryoheye amatwi ndetse n'umutima, aho Alice asubiye mu cyaro ariko agasanga ibintu bitakiri kwa kundi, bitakiri uko yabyifuzaga cyangwa se uko yabitekerezaga, aho yumvaga yuko azasanga Janvier akimutegereje. Alice yari amaze imyaka 2 avuye mu cyaro akajya gukorera mu mujyi, aho mu mujyi yasanze ubuzima bwawo uko yabukekaga atari ko bwari bumeze, ahubwo akahasanga haba ibishuko, haba n'abantu babeshya cyane. Icyo cyatumye yongera kwigarukira iwabo ku ivuko kugira ngo arebe ko yongera gusanga urukundo rwe rwa mbere. Alice ntibyatinze bwarakeye arataha. Mu gihe ari mu modoka yakomeza kugenda areba imisozi y'iwabo, areba ibishanga by'iwabo, mbese umwuka w'icyaro akomeje kuhumeka neza, kumva yibutse ibihe bye bya kera byo muri kavukire ye. Mu gihe ari muri ibyo ngibyo n'umutima we akajya umwibutsa, akajya umubwira ati Eric ubu ngubu aracyanegereje, gusa aracyanyibuka cyangwa ubu ngubu aracyankunda. Ibyo byose yabyibazaga mu gihe yari mu modoka arimo kugana iwabo mu cyaro. Yageze iwabo nko ku mugoroba, abana bakina mu muhanda, abantu baganira, mbese wabonaga ko mu giturage ibintu byari bimeze neza cyane. Mu gihe Alice arimo kugenda ajya iwabo agenda n'amaguru, yagiye kumva yumva ijwi rimuhamagara mu mazina ye. Nuko Alice yahise ahindukira inyuma gahoro, arebye abona ni umuntu utarigeze umwibagirwa mu buzima bwe, umutima we utageze wibagirwa, ari we Janvier. Alice ubwo yabonye Janvier abona asa nk'umuntu ukuze, nk'umuntu usa nkaho yubatse, mbese yarabaye nk'umupapa, kandi akabona n'isura ye isa nkaho yijimye, irimo nyine ikintu cy'ububabare, nyine nk'umuntu wakomeretse ariko kandi unagikomeye. Bamaze akanya barebana nta muntu uvugisha undi, ko Janvier yageze aho ngaho aramubwira ati siniyumvishaga ko uzongera kugaruka. Ntibyatinze bahise berekeza kuri cya giti cy'umuvumu bakundaga kuganiriraho, baba ariho bajya kuganirira. Ubuzima bwo mu mujyi bwari bimeze gute? Nuko Alice aramutekerereza, amubwira ukuntu yabeshywe, ukuntu yashutswe mu rukundo n'umuntu bitaga Eric, mbese amubwira byose. Janvier akamwumva ariko ntagire ikintu amusubiza. Janvier nawe yaramubwiye ati sinigeze nkwanga, sinigeze mbura kugutekereza nubwo wowe utajyaga unyandikira ngo uvugishe, gusa nanjye ubuzima bwarakomeje kandi ibintu byinshi byagiye bihinduka mu buzima bwanjye, ubu ngubu nariyakiriye. Alice yakomeje kumva ibyo nyine arimo kumubwira, gusa yari afite ubwoba bw'ikintu yenda kumubwira. Janvier yakomeje kumubwira nyine ko ubuzima bwe bwagenze byo mu cyaro, ati hari umukobwa twamenyanye umwaka ushize bita Claudine, ati tumaze amezi 2 dushyingiranywe. Alice akibyumva yahise acika intege, amera nk'umuntu bateye icyuma ku mutima, muri make ntabwo yahise abyiyumvisha. Urumva nk'umuntu yaje asanze yarabonye undi. Nuko Alice uko ameze gutyo ari nako amarira atemba ku maso, nuko Alice nawe aramusubiza ati ndishimye kuba warabonye ibigukwiriye nubwo njyewe nari nkukwiriye. Janvier yahise afata ukuboko Alice aramubwira ati Alice niwe muntu wangishije gukunda, bigisha nuko urukundo rumera. Rero ntabwo nabyikuyemo, ahubwo byangishije kuba umugabo, bigisha ko ngomba kwikunda nkakunda n'abankunda banyitaho. Ntibyatinze basezeranye barataha. Alice ageze iwabo asanga bamwiteguye, bamwishimiye nk'umuntu wari umaze imyaka 2 atagera mu rugo iwabo, asanga bamwishimiye, ababyeyi baramuhobera, abavandimwe baramuhobera, umva ko byari ibyishimo byo kongera kubona umukobwa wabo. Gusa kuri Alice we ntabwo yari yishimye, gusa yarenzagaho akabamwenyurira, ariko agera nk'ahabwira nyina ati ndishimye ko nongeye kubabona, nkaba ngeze naho urukundo rwanjye rwatangiriye. Episode ya 5 naho ngaho tuyisoreje.
Alice asanze Janvier yarashatse undi mugore, ariko ku ruhande rwa Alice we akaba akimufitiye ibyiyumviro. Ese Alice azabaho ate mu gihe no kubona uwo akunda ari mu biganza by'undi muntu? Cyangwa hari ibindi bizongera bikabahuza bakongera bakahuza imitima yabo? Muzacikwe na episode ya 6.